Ndabasuje mu izina rya Yesu, amahoro n'imigisha biva ku Mana nibibabeho. Wowe uri mu Rwanda ndagusuje, uri muri Afrika ndagusuje, ndetse no ku migabane itandukanye. Habwa umugisha n'Imana kandi ukomeze kugirirwa neza n'Uwiteka. Amazina yanjye nitwa Prophet Emmanuel Rizaba Imbuto. Nje kukubwira ijambo ry'ubuhanuzi, nje kukubwira ngo Imana igufiteho umugambi muremure ku buzima bwawe. Nje kukubwira ngo nuhumure, wikangwa n'umutondomo w'intare, wikangwa n'intambara uri gucamo, wikangwa n'uburwayi ufite, wikangwa n'igisuzuguro urimo. Haracyari ibyiringiro nshuti yanjye. Wowe umaze igihe urwaye, wowe umaze igihe urwaje, wowe umaze igihe mbese wabuze inzira z'ibyo wibaza, ndagira ngo nkubwire ngo imbaraga z'Imana ziracyakora imirimo, imbaraga z'Imana ziracyakora ibitangaza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka dutangire dusenga. Data twese mwiza, turagushimye tugaye cyubahiro, ugize neza kuturinda. Bana natwe rero muri iki kiganiro. Umuntu wese udukurikiye kuri yicano agifungura iki kiganiro, abone mwami Yesu imbaraga zihindura ubuzima, yakira imbaraga zihindura imibereho. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, nyemera ubane natwe kandi udushigikire, kandi ukora imirimo n'ibitangaza kuko uri Uwiteka. Umuntu wese ubasha kwizera ijambo ryawe abashe guhabwa imbaraga zawe. Umuntu wese wizera ijambo ryawe ribashe kumuhindurira ubuzima. Urakoze, ndagushimiye Kristo, ni mu izina rya Yesu. Amen. Ndagusuje nanone, reka dusome ijambo ry'Imana. Reka dusome gutegeka kwa kabiri, ibice byaho bibiri, umurongo wa gatatu, turasoma umurongo umwe wenyine. Havuze ngo igihe mwazengurukiye umusozi kirahagije, nimucyamike mugende mwerekeje ikasikazi, mwakire neza ijambo ry'Imana. Bibiliya itubwiye ijambo rikomeye, iravuze ngo igihe mwazengurukiye uyu musozi. Ntabwo nitaye ku musozi umaze igihe kirekire, ntabwo nitaye igihe umaze zomene fodrai, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari Imana ifite imbaraga, hari Imana igarutse kukugirira neza, hari Imana ije kukugirira neza, hari Imana ije kugukura aho ngaho. Bibiliya ivuze ngo Petero anyuze ku irembo ndetse ari kumwe na Yohana, bahasanze umugabo wari umaze imyaka myinshi asabiriza, ateze amaboko. Nubwo uri mu buzima bwo gutega amaboko, nubwo uri mu buzima bwo gusaba, nubwo uri mu buzima bw'uburwayi, nubwo uri mu buzima bw'intambara, nubwo uri mu buzima bw'igisuzuguro, sinzi igihe umaze kuri uwo musozi, sinzi igihe umaze uteze ibiganza, ariko nkuzaniye ijambo ngo niwizera Imana ije ku buzima bwawe, kandi hari umuntu Imana izanye uje kugukura aho ngaho. Bibiliya ivuze ngo igihe mumaze ku musozi, ntabwo nzi igihe umaze ku musozi, umusozi w'amadeni, umusozi w'igisuzuguro, umusozi w'urushako, umusozi w'urugo rubi, umusozi wo kutiga, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi Imana yitegereje icyo gihe, iravuga ngo uzenguruka, irakubwira ngo igihe wazenguruka umusozi kirahagije. Nanjye kukubwira ngo va aho ngaho, kuko Uwiteka nyir'ingabo agukuye. Haleluya. Hari imbaraga Imana yohereje ku buzima bwawe zije kuguterura aho ngaho. Birashoboka yuko umaze igihe kinini urwaye indwara idakira, muganga yarakubwiye ngo nizakira, muganga yaguhaye urwandiko rukubwiye ngo tegereza Imana, ariko ubwo yakubwiye ngo tegereza Imana nibyo yaguhaye igisubizo cyiza. Ariko uyu munsi wa none Imana yo mu ijuru igukuye kuri iryo rembo, igukuye kuri uwo musozi. Bibiliya ivuze ngo igitondo kimwe Imana yaramanutse, ntiyavugana n'umusozi, ntiyavugana na Zerubabeli, ahubwo ivugana n'umusozi, amuga ngo wa musozi we wiyitike imbere y'umugaragu wanjye. Nshuti nkurikiye, ntabwo nzi igihe umaze, ntabwo nzi intambara urimo kurwana, ntabwo nzi, ariko Imana wizeye, Imana wakurikiye, Imana wabashije kuba imbere, niyo donestance, niyo ije kugukuraho, niyo haleluya, niyo yonyine ibashije kugukamya miliyonwa, niyo yonyine ibashije kugukiza diabete, niyo yonyine igukije kanseri, niyo yonyine hari abana bawe Minerva, niyo yonyine ikubakiye urugo, niyo yonyine haleluya, niyo yonyine ibasha gukora ibikomeye bitarondoreka, kandi ngejya yimura imisozi itabimenye. Uyu munsi umusozi wari imbere ya, umusozi wazengurukagaho Yeriko yari imbere ya, Imana ibashe kuvugana nayo, ngigihe umaze kuri uwo musozi kirahagije. Tugiye gusenga Imana.
ariko se urafite ibyiringiro? Ese hari urizeye? Bishobokera bizeye. Niba wizeye fatana nanjye gusenga, fatanya nanjye kwinginga Imana, fatanya nanjye guhamagara Imana. Uyu mugoroba, iki gitondo, biraterwa nawe uherereye, ndagira ngo wizere. Bibiri ivuze ngo iki? Yavuze ngo haracyari ibyiringiro, ngo nubwo igiti cyatemwe. Ntabwo nzi igiti cyawe cyatemwe, ntabwo nzi uburyo watakaje ibyiringiro, sinshaka no kubimenya, ariko Imana yawe wizeye yize uburyo watakaje kwizera, izi aho wanyuze, izi inzira ucamo. Ariko uyu mugoroba, iki gitondo, Imana ivuganye nawe ngo cyamika, indwara yawe nikire, uva mu gisuzuguro, ongera wizere Imana, ongera uhamagara Imana. Ndaga nkubwira ngo mu mbaraga zo gusenga harimo ubushobozi bw'ibyo ukeneye, mu mbaraga zo gusenga harimo ubushobozi bw'ibibazo ufite. Ibikuyobeye byose kubita amavi hasi usenge, ibikunaniye kubita amavi hasi, umenye neza yuko Uwiteka ari Imana ishoboye byose. Bibiri ivuze ngo uyu munsi Imana igiye kurema ikintu gishya ku buzima bwawe, kandi icyo amatwi yawe atumvishe, icyo amaso yawe atabonye, uyu munsi Imana igiye kukirema. Ahari uyu munsi abantu bagiye kureba Imana wasenze, hari bagiye kureba Imana wizeye, wayibaye imbere. Umwaka wa mbere urashira, itanu irashize ube mu rusenge, ariko ubutabazi bwarabuze. Ariko reka nkubwire, ahari ukurira kwararira umuntu, ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Sinzi igitondo ufite, sinzi umubabaro ufite mu ijoro, sinzi ijoro ufite, ariko reka nkubwire ngo ijoro ryose waba ufite rigiye gucya ku buzima bwawe. Fatanya nanjye dusenga. Data wa twese mwiza, turagushimye, turaguhimbaje, ubanye natwaye amasaha. Nyemera buri muntu wese uduteza amatwi, utureba, akibona yumvira ijambo, ahabwa imbaraga n'ubutsinzi, yongera agira ibyiringiro kuri Imana ishoboye byose. Bamwe biringira amagare, abandi bakiringira amafarashi, ariko twebweho tugushikamishije umutima, uzaturinda tuba amahoro masa. Niyo mpamvu nkwingiza Uwiteka, imbaraga zawe aba arizo zibasha gukiza buri muntu wese wizeye izina ryawe. Ndagushimye, ndaguhimbaje kuko ubikoze kandi ubikoreye kwibahisha, ni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Shalom, shalom, shalom.